ariko nagira mbabwire ngo urugendo rwagomba kuba kumara umwaka umwe. Abantu baruhinduye imyaka 40, bivuze ngo hari imyaka 39 abantu biyongera bitari ngombwa. Niyo mpamvu turimo turavuga ngo gucogozwa n'urugendo rutari ngombwa. Aba bantu rero bacogojwe n'urugendo rutari ngombwa, zirombereje ubutayu gusa, ahubwo bagendaga banyura no mu bihugu rwagati. Ariko muri urwo rugendo, mbere yuko bataraversa ibihugu by'abandi, bagomba kubanza kuvunyisha bagasaba uburenganzira. Nuko aha rero umunyakanani, umwami wa Arada waturaga inege, yumvishe yuko abo bantu bagiye kunyura mu gihugu cye, arangije arabakumira, arabarwanya ndetse ngo anabafata mu mpiri. Ariko nubwo nari ngarutse mvuga ngo banyuraga mu bihugu, hari n'ibihugu bageragaho bene byo bakanga ko babicamo, nuko Imana ikababwira. Turabasuhuje bantu b'Imana, mwebwe mudahwema kubana natwe no gukunda iby'Imana dukoresha. Imana ibahe umugisha. Twongeye kubaha ikaze rero muri gahunda yacu ngari yitwa umutsima udasembuye, aho tubana mu ijambo ry'Imana ritagize ikindi kintu ryongewemo. Mukomeze mubane natwe rero nkuko nayo babwiye ubushize, nta kabuza mu rugendo rwanyu rwa Gikristo hari ibyo Imana izagenda isobanura. Mboneho rero kubifuriza umwaka mushya muhire 2025. Dushimira Imana yabanye natwe umwaka watambutse, umwaka mvuga ngo ni amahirwe atazagaruka. Umwaka wa 2024 ni umwaka w'agahenge ku bakristo, ni umwaka Imana yari yatwongereye kugira ngo dutunganye ibitabitunganye mu rugendo rwacu rwa Gikristo, tubishobojwe n'Imana. Imana ishimirwa ibyo ngibyo. Tugarutse imbere rero ya kamera, aho tubazaniye ijambo ry'ubugingo muri ya nsanganyamatsiko yacu ngari ivuga ngo umutsima udasembuye. Ariko uyu munsi twaba tubazaniye icyigisho gifite umutwe w'amagambo uvuga ngo gucogozwa n'urugendo rutari ngombwa. Mbasaba kugira ngo igihe mwumvishe aya magambo y'ubugingo hari icyo amariye imitima yanyu, ntimugaterwe ipfunwe no kuyasangiza inshuti n'abavandimwe, kugira dufatanyirize hamwe kwitegura ubwami bw'Imana. Uwiteka duhana umugisha. Mureke mbere yuko tujya mbere dusenga Imana. Turagushimye Data, turagushimye kuko watuzigamye, turagushimye ko ari utwimana mu bihe bigoranye, turagushimye ko ari inzima hagati yacu kandi ukarinda ubugingo bwacu. Mwanya nk'uyu nguyu tumushimiye kuri Imana itarobanura ku butoni, ahubwo mu mahanga yose abakubaha agakora ibyo gukiranuka urabemera. Twebwe abari kure y'ubwiza bwawe, abari kure y'amasezerano, watwegeje bugufi bwawe kubw'amaraso Yesu Kristo, ibyo turabigushimiye. Bana natwe tugirire neza rero, hagarikira ijambo ryawe n'Imana, kuko tubyatse Imana mu izina rya Yesu Kristo, amen. Icyigisho cyacu kiratubwira ngo gucogozwa n'urugendo rutari ngombwa, aho kigiye kubakira mu gitabo cyo kubara. Igice ni icya 21, aho umutwe w'amagambo utubwira ngo Abisirayeli baterwa n'inzoka z'ubusabe. Nkunda cyane kugaruka ku rugendo rw'Abisirayeli kubera yuko buriya urugendo rw'Abisirayeli bava mu gihugu cy'uburetwa cya Egiputa berekeza mu gihugu cy'i Kanani, aricyo gihugu cy'isezerano. Ni urugendo rufitanye isano ikomeye n'urugendo abakristo turimo turakora tuva mu isi twerekeza mu gihugu cy'isezerano Imana yadusezeraniye. Imana ishimwe cyane. Ni urugendo rutatandukanya. Reka tujye imbere turebe icyo twigira kuri bano bakurambere bacu. Umurongo wa mbere, ubwo turava ku murongo wa mbere nibwo tujye ku murongo wa 9. Umurongo wa mbere watubwira ngo umunyakanani, umwami wa Arada waturaga Inegebu, yumva ko Abisirayeli baje baciye mu nzira ica muri Atarimu, arabarwanya abafatamo mpiri. Ubundi igihe Abisirayeli bahagurukaga mu Egiputa berekeza mu gihugu cy'isezerano cy'i Kanani, bagombaga kunyura inzira y'ubutayu nk'uko Uwiteka yari yabihisemo. Wenda turaza no kureba impamvu Uwiteka yemeye ko banyura mu nzira y'ubutayu, ariko nagira mbabwire ngo ntabwo yari inzira irombereje y'ubutayu gusa, ahubwo bagendaga banyura no mu bihugu rwagati. Ariko muri urwo rugendo, mbere yuko bataraversa ibihugu by'abandi, bagomba kubanza kuvunyisha bagasaba uburenganzira. Nuko aha rero umunyakanani, umwami wa Arada waturaga inege, yumvishe yuko abo bantu bagiye kunyura mu gihugu cye, arangije arabakumira, arabarwanya ndetse ngo anabafata mu mpiri. Ariko nubwo nari ngarutse mvuga ngo
banyuraga mu bihugu, hari n'ibihugu bageragaho bene byo bakanga ko babicamo, nuko Imana ikababwira icyo gukora. Wenda turaza kugenda tubibona. Umurongo wa kabiri, Abisirayeli bahiga Uwiteka umuhigo bati nutugabiza iri shyanga tuzasenya rwose imidugudu yabo tuyirimbure. Uwiteka yumvira Abisirayeli abagabiza abo Banyakanani, barabarimbura rwose n'imidugudu yabo barayisenya, aho hantu bahita Horuma. Nuko umurongo wa kane, bahaguruka ku musozi Hori baca mu nzira ijya ku nyanja itukura ngo bakikire igihugu cya Edomu. Hano ku musozi Hori ni ku musozi Aroni umutambyi Imana yamuruhuriyeho arasinzira. Bavuye ku musozi Hori rero baratubwiye ngo baca mu nzira ijya ku nyanja itukura ngo bakikire igihugu cya Edomu. Ushobora kwibaza ngo kubera iki byabaye ngombwa ko bakikira igihugu cya Edomu? Igihugu cya Edomu igihe bari bakigezeho baravunyishije. Mose wari umugaba mukuru w'ingabo z'Uwiteka aravunyisha ku mwami wa Edomu, aramubwira ati turabasaba gutambuka mu gihugu cyanyu, kandi rwose nta kizangirika mu rugendo rwacu dutambuka mu gihugu cyanyu, yewe n'amazi niba ngombwa ko tuyanywaho tuzayishyura. Ariko umwami wa Edomu aravuga ati ntibikabeho, muramutse mwibeshye mukanyura mu gihugu cyacu nabasanganiza inkota. Nuko Imana ibwira Mose iti noneho abo bantu ntimubakure, ntimwenderanye nabo. Ubundi ibindi bihugu iyo babigeragaho abami babyo bagashinga amajosi bakanga yuko ubwoko bw'Imana bukomeza urugendo bwerekera mu gihugu cy'isezerano Imana yari yarababwiye, ijuru ryatangaga itegeko, ubwoko bw'Imana bukahatambuka kubwo kurwana, isanduku y'isezerano bakayishyira imbere y'abatambyi bakayiheka. Nuko urugamba rugatangira, ubwoko bw'Imana bukanesha iyo bwabaga buhagaze mu byizerwa neza, bugatambuka bugakomeza bujya mbere. Ariko bageze muri Edomu, Uwiteka Imana aravuga ati ntimwenderanye n'Abanyayedomu. Hari icyatumye Imana ibabuza kwenderanya n'Abanyayedomu. Abanyayedomu bari bene wabo n'iri shyanga ry'Abisirayeli. Kubera yuko aba Banyayedomu bari batuye Edomu bari abuzukuru ba Aburahamu, kubera yuko se wa Edomu yari Isaka. Bivuze ngo uyu Edomu yavaga inda imwe na Yakobo. Edomu niwe wari Esawu bavukanaga na Yakobo. Nuko Imana iravuga iti ntimugirane ikibazo na bene wanyu, ubwo mukikira igihugu mwigendere. Mu yandi magambo ngubwo nk'abigishwa ba Bibiliya, ijambo ryavugaga ngo abanzi b'umuntu bazahinduka abo mu rugo rwe, riba rirasohoye. Bene Isaka bima abavandimwe babo inzira. Nagira mbabwire ngo mu rugendo rwa Gikristo nuramuka umenya Imana no kugira neza kwayo, abanzi ba mbere uzagira ntabwo ari abakorerwa nabo mubana mu rugo. Abanzi ba mbere uzagira sabo mutizera kimwe, ahubwo abo mwizera kimwe, abo nibo bazahinduka abanzi bawe. Reka dukomeze tujye mbere. Nuko bamaze gukikira igihugu cya Edomu, amagambo atubwira ngo imitima y'abantu icogozwa cyane n'urwo rugendo. Imitima y'abantu icogozwa cyane n'urwo rugendo. Nagira mbabwire ngo ntabwo urugendo rwa Kristo rworoshye, ntabwo rwigeze rworohera abana b'Imana. Bakikiye igihugu cya Edomu, urugendo rubabana rurerure, ubutayu babana burebure, imitima y'abantu gucogozwa n'iby'urwo rugendo. N'uyu munsi isaha duhagaze imitima y'abantu benshi yamaze gucogora, abantu benshi basubiye mu byo bahozemo, abantu benshi bananijwe n'urugendo. Ariko mwibuke ko turi kwiga amagambo avuga ngo gucogozwa n'urugendo rutari ngombwa. Abantu bacogojwe n'urugendo rutari ngombwa. Nuko bamaze gucogora mu mitima, nta kindi kintu cyakurikiyeho. Umurongo wa gatanu ngo abantu bavuga Imana na Mose nabi bati mwadukuriye kimwe Egiputa mukatuzana gutira mu butayu, ko ari nta mitsima twahaboneye, akaba ari nta n'amazi, kandi tubihiwe n'iyi mitsima mibi. Igihe cyose abantu bamaze gucogozwa n'urugendo batangira kuvuga Imana nabi, nyamara bari barahoze bayivuga neza. Nuko bavuze Imana nabi, bavuga na Mose nabi wari umugaba mukuru w'ingabo z'Uwiteka. Baravuga bati ubu butayu mwatuzanye kubupfiramo, nta mitsima twahaboneye, nta n'amazi ahaba, kandi tubihiwe n'iyi mitsima. Nyamara igihe bari bageze mu butayu bwa Sini, ibyo kurya bimaze kubashira na bagenzi ukwezi n'iminsi hafi 15, Imana yari itambuye ibaha ibyo kurya. Si icyo gusa, bageze mu butayu bw'i Refidimu naho amazi yarabuze, Imana iritambura mu izina rya Yesu Kristo ibaha amazi yo kunywa. Nshuti, nawe hari byinshi Imana yagiye ikora mu rugendo rwa Gikristo. Hari igihe abana bari babuze minerivare, ijuru ritambura, Imana irishyura. Hari igihe ubushomeri bwavuzaga ubuhuha, ijuru ritambura, umuceri uraboneka mu rugo, abana bararya. Ariko abantu bacogojwe n'urugendo bibagirwa ibyo Imana yakoze icyagiye.
Imana ikurinde kwibagirwa. Baravuga bati nta mitsima twaboneye mu butayu kandi tubihiwe n'uyu mutsima mubi. Ndagira ngo mbabwire ngo n'uyu munsi si uko ijambo ry'Imana ribishye. Aba bantu umutsima mubi bavuga ngo babihiye ni manu, kandi ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo manu wari umutsima uvuga ngo wari umutsima ufite icyanga kimeze nk'aho umutsima uvuga ngo n'ubuki. Si uko manu yari ibishye, ahubwo hari iby'imitima y'abantu yari irarikiye. N'uyu munsi si uko iri jambo ry'ubugingo turimo turasangiza abantu ribishye, ahubwo hari iby'imitima yabo irarikiye. Ibyo bigatuma iri jambo ridahabwa agaciro ryari rikwiye kugira gute, ryari rikwiye guhabwa. Nuko umurongo wa 6 amagambo aratubwira ngo Uwiteka amaze kumva avuzwe nabi na Mose avuzwe nabi, yohereza inzoka mu bantu z'ubusagwe gutwika zirabarya, abantu benshi bo mu Bisirayeli barapfa. Abantu bamaze kuvuga nabi Mose n'Uwiteka ntibyabagwa amahoro, ntibyabahira. Ibi bishatse kuvuga iki? Ntabwo batubwira ngo Abanyakanani barapfa, ntabwo batubwira ngo Abedomu barapfa, ahubwo ngo benshi mu Bisirayeli baribwa n'inzoka z'ubusagwe barapfa. Izi nzoka, amagambo aratubwiye ngo Uwiteka yohereje inzoka mu bantu. Najya mbabwire ngo nubwo Bibiliya, ntabwo ndi hano mvuguruze Bibiliya, nubwo Bibiliya ivuga ngo Uwiteka yohereza inzoka mu bantu, ariko izi nzoka Uwiteka yemeye ko ziza, ariko ni abantu bari bazihamagariye. Iyo batavuga Imana nabi, iyo batavuga Mose nabi, ntabwo izi nzoka Uwiteka baremeye kuziza. Mu yandi magambo bijya bitugeraho nubwo rimwe na rimwe tujya tuvuga ngo Imana ko yabishimye se, ngo ko ari Imana si yohereje, ariko nagira mbabwire ngo ibijya bitugeraho bishishana ku bugingo bwacu, igihe kinini bitugeraho kubera yuko ari twebwe babaye ba nyirakazihamagarira. Nuko Imana ikemera ko bitugeraho. Bivuze iki? Biravuze ngo ibyababaza imitima yacu bituzengurutse iburyo kandi bituzengurutse n'ibumoso, ariko nagira mbabwire ngo ukuboko kwiza kw'Imana, haleluya, kujya kuba kuri twebwe niko kujya gutuma ibyo ngibyo bitababaza imitima yacu. Ariko iyo abantu bamaze kuvuga Imana nabi, iyo abantu bamaze kuva mu byizerwa, iyo abantu bamaze gutakariza Imana icyizere, kwa kuboko kwiza kw'Imana Imana igeraho kikagukuraho, bwa burinzi bw'Imana bwadukingiraga Imana ibuvanaho. Nuko bya bindi bitugose byashaka kubaza imitima yacu bikajya byabona urwaho. Si uko rero Uwiteka ari umugome, si uko Uwiteka yifuza kubarisha inzoka, ahubwo abantu ubwabo ni nk'aho aribo bazihamagariye. Ikintu gikomeye nagira ngo mbabwire, nkiri muri uyu mujyo w'iri jambo, nagira mbabwire ngo n'ubundi inzoka ziragarutse mu isi, kandi inzoka zigarutse mu isi ziranyura mu byorezo bya hato na hato bitwaduka, ziranyura mu nzara, ziranyura mu ntambara. Nagira mbabwire ngo isi yamaze gutakaza umurongo, isi iradandabirana, isi yamaze gutakaza impagarike, vertikalite y'isi iri gukemangwa. Ni ikibazo kijyanye n'isaha n'isaha isi yabwira abantu. Ariko hari ikintu nshimira Imana yo mu ijuru. Ndashimira Imana ko abantu bafite kubaha Imana ko mu mutima, abantu bamaze kwandikisha amazina yabo mu gitabo cy'ubugingo, nubwo iyo si yababwira ntabwo izatubwira mu izina rya Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. Nuko umurongo wa 7, abantu basanga Mose baramubwira bati twakoze icyaha kuko twavuze Uwiteka nawe nabi. Abantu benshi n'uyu munsi basanga Imana bari kwicuza bya nyirarureshwa, atari uko bicuje bivuye ku mutima. Ahubwo abantu benshi basanga Imana kuko bagezweho n'ingaruka z'iki, z'amahitamo yabo. Ingaruka z'icyaha zitangiye kubabaza imitima y'abantu, nibwo benshi bahindukira kugarukira Imana. Nabo ntabwo basanze Mose ngo bajye gusaba imbabazi Uwiteka kuko bari biniye mu mitima, ko bari bisubiye mu mitima, ahubwo babikoreshejwe n'uko ingaruka z'icyaha batangiye kuremererwa nazo. Ariko icyo nashimye Imana ni kimwe, Mose yarabumvishe arabasabira, atitaye ngo bavuze Imana nabi, atitaye ngo bamuvuze nabi. Nshimira Imana yuko isi yagize umutambyi umeze nka Mose, Imana yacihabwa icyubahiro. Nkunda kubwira ngo twigane ijambo ry'Imana, nkabwira ngo nyuma ya Yesu Kristo na mbere ya Yesu Kristo, niba hari umutambyi wabayeho muzima, yabaye Mose. Ariko nshimira Imana ko hejuru ya Mose hari Yesu Kristo, Imana ihabwa icyubahiro. Ubundi Mose hano yarahagarariye Kristo. Bivuze ngo niyo mpamvu wabonaga akunda kwitangira ishyanga nkuko Kristo nawe yatwitangiye. Aha rero nasomye amagambo arambwira ngo igihe umunyabyaha asanze Imana aciye bugufi mu mutima, ngo bituma Imana ibura andi mahitamo usibye yo kumubabarira. Mose nawe atitaye ko bene wabo bamuvuze nabi, arangije arabasabira, Imana irabababarira. Umurongo wa 8, Uwiteka abwira Mose ati cura inzoka isa n'izo uyimanike ku giti cy'ibendera, maze uwo ari we n'inzoka wese nayireba arakira. Mose acura inzoka mu miringa ayimanika ku giti cy'ibendera,
uw'inzoka yariye wese yarebye iyo nzoka y'umuringa agakira. Imana ihabwa icyubahiro. Nshimira Imana yuko n'Imana yateguye inzira umunyabyaha akiriramo uko byaba bimeze kose. Icyakora icyo mu nzoka hari harimo icyo gukiza ubugingo bw'abantu yarimanitswe, ahubwo mu kwizera no mu kumvira icyo Imana ivuze niho honyine hari iki, niho honyine hari ubugingo. Imana ishimwe cyane. Twihuse rero turi kwiga amagambo avuga ngo gucogozwa n'urugendo rugize gute, gucogozwa n'urugendo rutari ngombwa. Umurongo wa 7 muri kino gice cyo kubara cya 21 najya mabwira ngo intandaro yo koherezwa kw'inzoka mu bantu nuko abantu bari bamaze kuvuga Mose nabi bakanavuga Imana nabi. Ariko hari ikintu nabonye giteye ubwoba. Abantu bashobora kuvuga Imana nabi, Imana ntibitindeho ko ari Imana y'imbabazi itinda no kurakara, ariko igihe cyose abantu badukiriye umuntu uri umwuka w'Imana, igihe cyose abantu badukiriye umuntu wahamagawe n'Imana bakamuvuga nabi, Imana yo mu ijuru ni gake cyane ibyihanganira. Mwongere mwibuke ku murwa Ishushani igihe Hamani mwene Hamedata yahagurukiraga Moridekayi wari uhagarariye inyungu z'Imana Ishushani ku murwa, yarangiza agashaka kumubamba mubambanye n'abayuda bose, ntabwo Imana yigeze irebera. Ntabwo byaje kurangira Moridekayi atambagijwe mu igare nk'uwo umwami akunda kubaha. Nuko Hamani mwene Hamedata amanikwa kuri cya giti. Ntabwo ari aho ngaho gusa. Twongere twibukiranye. Twibuke igihe Kora, Datani na Abiramu bahagurukiraga Mose, bakabona ntabwo ari wenyine uvugana n'Imana. Icyo gihe nabwo Mose yararakaye, arangije aravuga ati muze Uwiteka asobanura ibintu. Barangije nta kindi kintu cyaje kubaho, nuko Imana yagaragaje uwo yahisemo kuvugana nawe, yagaragaje uwo yatoranyije. Kora, Datani na Abiramu nta kindi kintu cyaje kuba, ubutaka bwarasamye burabamera. Nagira mbabwire ngo umuntu uriho imbaraga z'Imana, umuntu wahamagawe n'Imana, umutambi w'amaraye efodi, uwo muntu aba ari don't touch, ntabwo ari ugukorwaho. Icyubahiro cy'Imana kiba kimuriho. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Tubaye nk'abihuta tugana ku musozo rero. Hari ikibazo nendaga kwibaza tugana ku musozo. Kubera iki uru rugendo Imana yemeye ko ruba rurerure kugeza ubwo imitima y'abantu icogora ndetse benshi bagashira no mu butayu? Nagira ngo mbabwire iki ngiki, ntabwo bwari ubushake bw'Imana yuko urugendo ruva mu Egiputa rwerekeza mu gihugu cy'isezerano ruhinduka imyaka 40, ahubwo byabaye amahitamo y'abari bari mu rugendo. Kubera yuko iyo urebye neza ubundi uru rugendo Imana yari yararuteguye yaruhaye n'umurongo, rwa rugendo rutagomba kurenza umwaka umwe, kuva mu Egiputa kugera hehe, kugera i Kanani haba indaro aho bagendaga barara n'ahandi. Imana yari yarategereje ko bitagomba kurenza umwaka umwe. Ariko najya mbabwira ngo urugendo rwagomba kumara umwaka umwe. Abantu baruhinduye imyaka 40, bivuze ngo hari imyaka 39 abantu biyongereye bitari ngombwa. Niyo mpamvu turimo turavuga ngo gucogozwa n'urugendo rutari ngombwa. Aba bantu rero bacogojwe n'urugendo rutari ngombwa kuko urugendo ijuru ryarateguye rwa umwaka umwe, ariko bo baruhindura imyaka 40. Nihuse rero ibi bifite uko bibarika, kuko bageze mu butayu bwa Sini bari bageze ukwezi hafi n'igice. Bageze mu butayu bw'Irefidimu bwa Sinayi bari bagenze amezi 3, kugera i Kadeshi bari bagenze amezi 10. Nuko yikubitaho ukwezi kumwe n'iminsi 10, abatasi bagomba gutateka ukwezi 11. Nuko bagomba guhaguruka umwaka wuzuye agombaga gushira bahagaze mu gihugu cy'isezerano, ariko byaje ku myaka 40. Nsoza rero ndagira ngo umuntu wese yibaze iki kibazo, ntibaze nawe wibaze, mbese ubutayu umaze mu rugendo umazemo imyaka myinshi, ubutayu umaze igihe kirekire, ibigeragezo uhagazemo igihe kirekire ubona bitava mu nzira, aho nyirabayazana ntiyaba ari weho, aho siyo waba witindije muri ibyo bigeragezo. Nagira ngo nkubwire rero ngo genzura neza mwene data wari udukurikiye, nusanga ikibazo ari wewe utindije mu rugendo, upfukamukubita ipfukamira imbere ya Yesu Kristo, uvuga uti data mwiza wazanywe no gutahura inzimizi, nari nguye mu butayu ariko ndakwinginze ngo amaboko yawe ndamire mu izina rya Yesu Kristo. Imana itugirire kandi Imana itugirire neza. Iyi ni Sam TV, njye ni Sebaganwa Serge. Imana yo mu ijuru iduhane umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Nimwakire ijambo ry'Imana. Ndabakunda.